ufitiye message. Wowe wari ucitse intege, wari usubiye inyuma mu buryo ubwo aribwo bwose. Uyu munsi ushobora gutsindwa n'ibyo mu ruhande rumwe, ariko it does not mean the end of life. Ntabwo bivuze ngo niryo herezo ry'ubuzima. You know? Yes. Greetings to each and everyone watching at Naba TV Rwanda. Nahageze ni umusore wanyu, ni umukozi wanyu, umwana kuri bamwe, your brother, your friend. Reka mbabwire ngo ni byiza, ni by'agaciro kubana nawe. Bahaye ikaze rero, ndaje ngo twiganire as usual. Tumaze kumenyerana bamwe, nawe mushyashya reka mbabwire ngo kora kuri subscribe, hanyuma tujye tubana umunsi ku wundi. Uyu munsi rero ndashaka kwigarukira ku magambo cyangwa se ari indirimbo yari iri kumfasha mu kanya. Mujene uri inyuma ya kamera we arayizi cyane, nabyutse nyiririmba. Aravuga ngo murambwira niba byanavamo ibintu byo kuririmba. Mbwiriza imitima yiyane ntasize n'uwanjye. Hari abantu benshi rero uyu munsi babwiriza imitima y'abandi, babwiriza abandi basize imitima yabo, bisize ubwabo. Si byose? Reka mbibutse ngo before yuko ubwiriza abandi, before yuko ugura abandi, before yuko hari icyo wahana abandi, banza wowe wibaze, ese ngende imiseke igoroye man? Si byose? Njyewe iki kintu ndi kubabwira ni kiranso, like banza wirebeho kuruta uko wareba abantu. I think ko nuza kumbwira ikintu, kumbuza ikintu mbona udakora bizanyorohera kukumvira, ariko nuza kumbuza ikintu nzi ukora kandi nawe byarakunaniye ngo munyumva ariko ntimurebe ibyo nkora. So I think ko nuza kumbwira ikintu cyangwa kumpana ikintu utagikora, message yawe izihuta, zanakumvira byihuse. Ariko I think ko nuza kumbwira ikintu ukimbuza kandi nzi kugikora bizagorana. Nshaka kugikora kubw'uko nashyizemo analyse yanjye, nashyizemo ubwenge bwanjye, ariko muri make nshingiye kuri wowe ubimbwira bikaba bitampindura. Twikomereze. Uyu munsi rero nje kuvugana n'aba bantu bakurikira. Wari uri discouraged, wari ucitse intege, wari usubiye inyuma se mu buryo ubwo aribwo bwose, ufitiye message. Wowe wari ucitse intege, wari usubiye inyuma mu buryo ubwo aribwo bwose. Hari abantu badakunda ibintu by'ibibwirizwa, ariko nje kugira ngo twiganire, ntabwo nje muri Bibiliya. I give you motivation speech. Nshaka kuguha amagambo yagukomeza. First, nta nubwo dutinda. Irya mbere, Mwongereza yaravuze ngo do not wait for the perfect moment, just create it. Buriya abazungu ni abahanga. Abazungu ni abahanga kandi baradusize cyane. Do not wait for the perfect moment, just create it. Utegereje ibihe byiza birenze, ejo hazaza heza, ibyishimo birenze, ubukire n'ibindi, ntuzigere ubitegereza. No. Bireme cyangwa se biharanire cyangwa se bikorere mu yandi magambo. We ntuzabitegereze, uzabiharanire. Second, ikintu cya kabiri, you're stronger than your fear. Abantu bigirira nyine ubwoba man, hari abantu bigirira ubwoba ugasanga bafite ubwoba bwo kugerageza ikintu runaka, bafite ubwoba bwo gukora ikintu runaka, ufite ubwoba bwa future yawe. You're stronger than your fear. Nyine wewe ukomeye kuruta ubwo bwoba man. So ntuzigere wumva yuko ntihazagira ikintu kigutera ubwoba na kimwe. Wowe ubwawe uziyumvemo ko ukomeye kuruta ubwo bwoba. So nagisobanuye gute? Stronger than your fear. You're stronger than your failure. Ukomeye kuruta ubwoba, ukomeye kuruta gutsindwa kwawe. Rero ntuzigere na rimwe utinya kugira icyo wakora. No. Ntuzigere na rimwe
ucibwa intege cyangwa uterwa ubwoba cyangwa se like ucibwa intege cyangwa usubizwa inyuma n'ibyo wigeze kugerageza bikanga. Failure. Icyo waba waragerageje kikanga. Yes. Uyu munsi ushobora gutsindwa n'ibyo mu ruhande rumwe, ariko it does not mean the end of life. Ntabwo biba bivuze ngo niryo herezo ry'ubuzima. You know? Keep trying, keep pushing until something happen. Yep. Hano nari mvuze ngo ukomeye kuruta intege nke zawe. Ibyo ntibizaguca intege rero. Keep pushing. Point ya gatatu. When you fail, rise again. Igihe uzatsindwa, igihe uzagwa, byuka direct, byuka. Igihe waguye cyangwa ubyibonyeho ko wasubiza inyuma, ihutire gukosora, ihutire kubyuka, kandi iteka ntuzite ku bintu wagezeho cyane, ahubwo uzatinde ku bintu utarageraho, ariko nanone uzasigasire ibintu wagezeho. Hano nshatse kuvuga iki? Urumva iyo umuhinzi arimo guhinga akenshi akareba inyuma, amaso aramushuka akamubwira ko yakoze, yaba ari bikamutera ubunebwe, sometimes akibwira ko ananiwe, nyamara mu bigaragara ntacyo arakora. Reba ku bintu ahanini utarageraho, wireba ku bintu wagezeho. Nureba ku bintu wagezeho, rimwe na rimwe uzahagarika gukora cyane, wibwire ko hari aho wageze nyamara ntaho uragera. Yep. Lastly, buri gihe jya uvuga ngo this is my time to work. Buri gihe jya wumva yuko icyo gihe usoboheyemo aricyo gihe nyacyo cyo gukora. Uvuga ngo my future is now. Buri gihe jya uhora uvuga ngo this is my time. Today is my time to work. Today is my future. Uyu munsi nicyo gihe cyane cyo gukora. Niho ejo hazaza hanjye. Mu yandi magambo, nshatse kukubwira ngo ejo hahora ari ejo. You can plan, wategura kugira icyo uzakora ejo, ukibwira yuko cyangwa se ukajya ugambira kuzagikora ejo, ariko tomorrow is always tomorrow. Ejo hahora ari ejo. So better plan your future today. Do not plan your future tomorrow, because tomorrow is also a future. Yep. Ntuzigere uvuga ngo nzategura ejo hazaza hanjye mu gihe kizaza, kuko cya gihe uvuga ngo uzateguramo ejo hazaza hawe, naho n'ejo hazaza also is a future. Yep.